hano none ariko ejo tuzaba tutagihari. Uriya mugore aravuze ngo nabyara undi mwana w'umuhungu ngo azamwita Dawidi, niko avuze uriya, kandi ubutaha n'umuhungu nyine. Ntimukajye mutetera, nta gutetera imbere y'Imana, ubwo ni umuhungu. Haleluya. Turi hano aka kanya, ariko bishobora guhinduka ndituye tukihabaye tukajya kubaho twamaze guharanira kujya. Niyehera amahanga yose yaragiye guteranira aho muri icyo kirere. Impandi zavuga nimara kuvuga nyirizina, ikimara kuvuga abazatubanziriza ni babandi duheruka kujya gushingura. Babandi nibo ntituzabatanga, ahubwo ngo bazamara kuturumbuka nguko isasu riturumbuka hari mu munwa w'imbunda yayo. Ntabazabakurikiza amaso. Impandi kimara kuvuga ako kanya Yesu ntago azongera kugaruka ku isi, azahagarara mu bicu. Ngo hari umwe yavuze ngo azahirwe yongera agaruke arebe cyo bamukorera. Ngo azahirwe agaruke. Reka nkubwire, yaraje ibyo yakoze arabikoze. Kuba mu nda y'umugore amezi 9 akavuka agakambakamba agatoba ibyono nk'abandi bana. Erega Yesu yarameze nkatwe, ukungu kumeze nawe niko yarameze. Ibaze kwemera kwinjira mu mubiri uturutse mu ijuru n'akaga k'imibiri mu muhicibahero yarakoze. Ubu rero kano kanya avugije imihanda mwabona bazutse, natwe ngo tugate tubakuri tugahindurwa silivupore, tukagera gutera guhindurwa, tugasa nande, tugate tugasa nawe, tugate tumusangara mu kirere. Amahanga yose, isi yose agiye guteranira hejuru mu kirere. Yesu mwami wacu azazana n'ingabo nyinshi z'abamarayika kudusanganira. Twabazaba bavuye mu isi dushira agahinda. Amahanga yose, isi yose agiye guteranira hejuru mu kirere. Yesu mwami wacu azazana n'ingabo nyinshi z'abamarayika kudusanganira. Twabazaba bavuye mu isi dushira agahinda. Impanda zigiye kuvuga, impanda, impanda zigiye kuvuga, impanda zigiye kuvuga, impanda zigiye kuvuga, yoho impanda zigiye kuvuga, impanda zigiye kuvuga, impanda. Izo mpanda ni zabande, izo mpanda zivuze iki? zirahamagara bande. Izo mpanda ni zabande, izo mpanda zivuze iki? zirahamagara bande. Izo mpanda nizo umwami wacu Yesu zirahamagara bamwizeye bose. Arashaka kujyana amatorero ye, nimuze tujye mu ijuru, tujyane nawe mu ijuru. Bana batoya, nimuze tujye mu ijuru, tujyane nawe mu ijuru.
kandi tuzahorayo namwe bakuru mwese nimuze tujye mu ijuru tujyane nawe mu ijuru kandi tuzahorayo bana batoya nimuze tujye mu ijuru tujyane nawe mu ijuru kandi tuzahorayo namwe bakuru nimuze tujye mu ijuru tujyane nawe mu ijuru kandi tuzahorayo nimuze tujye mu ijuru tujyane nawe mu ijuru kandi tuzahorayo Yesu agiye kuza kose n'ukuri azadutaka amakamba y'izahabu mbese munyarwanda aho ujya uhora wibaza ko nawe uzagerayo urahirimbana mu bidakwiriye byo mu isi biza kugeza he Yesu agiye kuza kose n'ukuri azadutaka amakamba y'izahabu mbese munyarwanda aho ujya uhora wibaza ko nawe uzagerayo urahirimbana mu bidakwiriye byo mu isi biza kugeza he impanda zigiye kuvuga impanda zigiye kuvuga impanda zigiye kuvuga impanda zigiye kuvuga yoho impanda zigiye kuvuga impanda zigiye kuvuga impanda izo mpanda ni z'abande izo mpanda zivuze iki zirahamagara abande izo mpanda ni z'abande ziravuza abande kandi zivuze iki zirahamagara abande izo mpanda ni z'umwami wacu Yesu zirahamagara bamwizeye bose arashaka kujyana amatorero ye nimuze tujye mu ijuru tujyane nawe mu ijuru bana batoya nimuze tujye mu ijuru tujyane nawe mu ijuru kandi tuzagerayo namwe bakuru mbese nimuze tujye mu ijuru tujyane nawe mu ijuru kandi tuzahorayo bana batoya nimuze tujye mu ijuru tujyane nawe mu ijuru kandi tuzahorayo namwe bakuru nimuze tujye mu ijuru tujyane nawe mu ijuru kandi tuzahorayo urakoze Yesu urakoze Yesu Yesu urakoze kandi ntabwo ukoze none ahubwo warakoze ndatekereza ko benshi mwaba mujya mugerageza kumvikana kandi hano mu mujyi honyine niishima Moses nilivyovaa ngo siku atakapokuja mwanadamu pamoja na malaika wa mbinguni katika utukufu wake wote pamoja na malaika wa mbinguni hukumu duniani ubwo umwana w'intama azaza aje gucira isi urubanza azaza azanye n'abamarayika bo mu ijuru cya kabiri kikavuga ngo intama azazishyira iburyo ihene nazo azazishyira ibumoso kandi intama n'abera bo mu isi icyo cya kabiri cya gatatu ngo kisha Bwana atakuja kuambia wale walio kuumeni kwake ba bandi bari iburyo bwe ngo umwami azababwira ngo nimuze
baho umurage muragujuru murakabyara murakaragujuru amen tujye kuri iyi ndirimbo
tubana mu itorero bananiwe gukizwa neza, abo bantu bajya batugora bakanaturushya, bakabisha abapasitori, bakabisha ababwirizabutumwa, bakabisha abakirisitu. Baraje barabatizwa ariko ntibigeze binjira mu gakiza mu buryo bugaragara ngo byumvikane. Dukora nuko tugiye kuririmba indirimbo, turaza kubona umwe muri twebwe nyine yabaye nk'abo ngabo, kujya atugisha impaka tumubwira ijambo ry'Imana ariko data ntaryumve. Ubwo rero iyo ndirimbo tugiye kuririmba tukamwingingira gukizwa kanga, nyabureka niburanga akaba ari kunguka utenya wakijijwe wajya kose kuko ubona turi babi twega bakijijwe. Abantu tutanywa inzoga ntitunywe itabi ntidusinde ntidusambane ntitwibe ntituroge cya wakijijwe n'ukuri kose. Rero tugiye kuririmba iki gihe tugezemo, abantu basigaye bumva ijambo ry'Imana bagaseka, ngo aho bahereye babivugira bose byadutwaye iki? Abapasiteri ndetse n'ababwirizabutumwa bahora bameneka umutwe, bagahora batubwira ngo imperuka igiye kuza, njyewe usikibyitayeho. Abapasiteri ndetse n'ababwirizabutumwa bahora bameneka umutwe, bagahora batubwira ngo imperuka igiye kuza, njyewe usikibyitayeho. Ndashaka kubabwira yuko imperuka iri bugufi. Imana yavuze yuko hazabaho imperuka, kandi iki gihe tugezemo n'ikimperuka. Niba ugifite gushidikanya ko bitazaba, ibimenyetso byinshi byamaze kuboneka. Nimuneke reka turashaka ko wihana, narabatijwe kubatizwa gusa ntibihagije, yewe niwihane. Ariko se murashaka nzamere nke? Ntugakore ibinyuranye n'amategeko, ntugakore ibinyuranye n'amategeko. Nzajya nywa nkeya, nzajya nywa itabi, ndagira ngo Imana yabiremeye byose kugira ngo tuzabirye, byose byose. Oya si byose, ariko ijambo ry'Imana riratunaniza, ngo icyo umuntu azarya cyose n'icyaha. Imana ntabwo ishaka ko dukora ibyo yanga, nanjye rero nahisemo icyo umutima ushaka. Utegereje umuriro w'imperuka, rero nzabikise uzasha. Nimundeke nzabanihana, nibona umwanya uhagije nzabanihana. Nimundeke mbese urupfu rukagutungura, wabigenze muntu waje hano none
ntiyatangira bakosha ngo reka uzaba wihanejo kuko ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe tuzapfira cyangwa se Yesu akagaruka muntu waje hano none ntiyatangira bakosha ngo reka uzaba wihanejo kuko ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe tuzapfira cyangwa se Yesu akagaruka ndashaka kubabwira yuko imperuka iri bugufi Imana yavuze yuko hazabaho imperuka kandi iki gihe tugezemo n'ikimperuka niba ugifite gushidikanya ko bizazaba ibimenyetso byinshi byamaze kuboneka nimuneke reka turashaka ko wihana narabatijwe kubatizwa gusa ntibihagije yewe niwihane ariko se murashaka nzamerete ntugakore ibinyuranye n'amategeko ntugakore ibinyuranye n'amategeko nzajyanywa nkeya nzajyanywa itabi ndagira ngo Imana yabiremeye byose kugira ngo tuzabirye byose byose oya si byose ariko ijambo ry'Imana riratunaniza w'icyo umuntu azarya cyose n'icyaha Imana ndakwishaka ko dukora ibyo yanga nanjye rero nahise nk'icyo umutima ushaka utegereje umuriro w'imperuka rero zabikise uzashya natwe aho twari twicaye hariya amateka ya Dawidi turayagira mu ndirimbo imwe twari twateguye ngiriya rwose iri ku gapapuro natwe twari twateguye kuvuga ku mateka ya Dawidi ariko se noneho Dawidi uri kuvuga kano kanya ninde noneho Dawidi uri kuvugwa ni wowe niko mwarimu wacu amaze kuvuga urebye ahantu Imana yagiye kuvana yagiye gukura ushobora gusanga mu miryango wavutsemo ari we wenyine gusa uboneka mu rusengero ubaha Imana abandi barananiwe abandi baranabyanze hari nabo tubibwira bagasesemwa ariko Dawidi we menya ko ari Imana yagutoranije kandi n'abajya bagusuzugura ntibamenye ko atari we wizanye ntabwo ari we wizanye kuko hahandi wavuye hari abandi bahasigaye kandi kuivana byarabananiye agize ati urebye muno mugi abifuza kwinjira hano barahari babitekereza ariko gutera agatambwe ngo baze byarananiranye Dawidi rero ukwiye kwishimira Imana ongera uyirambure amaboko ubwira uti ndagushimiye ko wantoranije nkaba ndicyo none kandi icyo ngicyo cyo none saho yakurekera yakugeza na hehera hehe n'ahandi reka twongere tuvuge kuri Dawidi nubwo tutashobora kurimba nk'abari bakiri abasore ariko natwe indirimbo nizo zitugejeje ahangaha tugeze da ese abantu tuzi kwambara ikoti kandi wakwereka aho tuvuka ntuva ko hazi
hari igihe kimwe Imana yashatse kwimika umwana mutoya. Hari igihe kimwe Imana yashatse kwimika umwana mutoya. Samweli haguruka ufata amavuta yawe uje kwa Yesayi. Samweli akimara kugera kwa Yesayi ateranya abana be bose ngo atore mu mwami. Ntibyashobotse aramubura kuko Dawidi atararimo. Abahitamo bose abura n'umwe kuko Dawidi atarari. Samweli wireba ubuhanganye kuko washaka murabona bwarimo. Samweli wireba ubuhanganye kuko washaka murabona bwarimo. Samweli abaza Yesayi ati mbese muraba bahungu bawe harundi utari hano ngo mumuzane? Arahari ntacyashoboye aragiye umukumbi wanje. Ninde se? Ni Dawidi umwana muto. Ntashobora kuba umwami. Nimumuhamagare aze hano musiga amavuta. Uwiteka Imana niyo yantumye ngo musiga amavuta Dawidi. Imana yakundaga Dawidi cyane 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 kubera kuririmba. Imana yakundaga Dawidi cyane kubera kuririmba akiri muto kandi yarafite n'ubwenge bwinshi cyane. Yawe ni Imana yaramukundaga, ndetse n'abantu bo muri icyo gihugu nabo baramukundaga bose. ngo atore mu mwami. Ntibyashobotse aramubura kuko Dawidi atarahari. Abahitamo bose abura n'umwe kuko Dawidi atararimo. Samweli wireba ubuhanganye kuko washaka murabona bwarimo. Samweli wireba ubuhanganye kuko washaka bwarimo. Samweli abaza Yesayi ati mbese muraba bahungu bawe harundi utari hano ngo mumuzane? Arahari ntacyashoboye aragiye umukumbi wanje. Ninde se? Ngo ni Dawidi umwana mutoya. Ntashobora kuba umwami. Nimumuhamagare aze hano musiga amavuta
Uwiteka Imana niyo yantumye ngo musiga amavuta. Dawidi, 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 oh Dawidi, Yahweh, oh Dawidi, Dawidi. Ubuse wayiramburiye amaboko ukayibwira mu cyongereza ngo I love you my God. Nta makosa rwose nabyo byatugwa neza. Ibwira mu Giswahili ngo ninakupenda sana Mungu wangu. None se urayanga se urayitwara iki? Uyanze ni Imana, uyikunde ni Imana, uyireke ni Imana, yizahora ari Imana. Harya umuntu uvuga ngo nanjye nkurikije ibyo yankoreye nangiye kuzakora icyo nyikorera ngo icyo uyikorera ahubwo icyo yagukorera wowe ntabwo nzongera kuririmba. Muduhe mufungure na Imana, Imana yo mu ijuru. Imana igukiza ibishatse yagukenesha ugakenasha. Imana ikora ibintu ukibwira ngo mwanganye kandi ahubwo ushaka kuzakugeza heza, ikagutuza mu muhanda mwiza. Ayo mabati twabitse imyaka myinshi nijye yasakambuye ku mashuri, ku kigo cy'amashuri dufite hariya kurwaye. Twari twarasakariwe n'igihugu cya Swede, turayabika habura n'umwe waza kuyagura. Imyaka naho yari afite ariko gitagaze Nzare b'Imana yanje nzayitegereza, nzareba Yesu mu maso ubwazagaruka, nzareba Imana yanjye nzayitegereza, nzareba Yesu mu maso tuhanganye ubwazagaruka. Mutima wanjye nezere rwagakiza nkuzaniye, ntuzababara ukundi. Zanezerwa bitavugwa ndi kumwe n'Umwami wanjye, zambikwa mbaryamahanga. Umwami wanyitangiye, zambikwa mbana Yesu, Umwami wanje w'amahoro. Nzareba abamarayika ndirimbane nabo, indirimbo zo kunesha ziririmbwa iteka. Nzareba abamarayika ndirimbane nabo, indirimbo zo kunesha ziririmbwa iteka. Mutima wanjye nezere rwagakiza nkuzaniye, ntuzababara ukundi.
zanezerwa bitavugwa ndi kumwe n'umwami wanje zambikika mbana Yesu umwami wanyitangiriye zambikika mbana Yesu umwami wanje w'amahoro nzareba Imana iteka ndokotse y'isi sinzababazwa n'urupfu ruzabarwaho nzareba Imana iteka ndokotse y'isi sinzababazwa n'urupfu kuko ruzabarwahunze mutima wanjye nezere rwagakiza nkuzaniye ntuzababara ukundi zanezerwa bitavugwa ndi kumwe n'umwami wanje zambikika mbana Yesu umwami wanyitangiriye zambikika mbana Yesu umwami wacu w'amahoro haleluya